Impera z'ikinyejana cya 20 mu Rwanda zaranzwe n'amacakubiri yazanywe n'abakoloni agashyigikirwa n'abanyapolitike babi bakwije urwango rwagejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Kuri mwarimu Gasimba Francisco ngo ibi by'umwihariko urubyiruko rugomba kubimenya. Ayo mateka mabi niyo yatumye Padiri Yakaremye Theogene yandika igitabo cyiswe Rwiza Amahoro Program 2100 Intra-Generation Dialogue Approach. Niyo analogy nakoze ariko urebye singe wahimbye ku Kinyejana cyabamo ibisekuru bine, ahubwo nuko nabihuje noneho no kuba cyaba umubyeyi ufite abana bane, hanyuma hahita mvuga byari by'abanyarwanda ko wambere ari imfura wakabuheta ubuheture na bucura. None nkavuga nti rero buri wese niba ari imfura amutekereza umurage azaraga ubuheta nabwo kandi bugahitamo icyo buragwa n'icyo butaragwa. Padiri Yakaremye asanga ibiganiro hagati y'abakuriye mu mateka mabi y'ikinyejana cya 20 n'abavutse nyuma yacyo bigomba kurangwa no kubwizanya ukuri, kandi abakiri bato bakirinda umurage w'amateka mabi. Mu mahame yacu nk'abakirisitu ikiza kizatsinda byanze bikunze. Ibyo rero icyo kizere mfite cyuko kiza kizatsinda gituma ntacika intege. Kudacika intege mu gukora ikiza, mu gutoza ikiza utitaye ko n'abakora ikibi. Iryo ni ryo banga ryo gutsinda abakora ikibi. Urubyiruko ruri mu muryango wa Karoli Ruanga ruvuga ko rwiteguye kubaka u Rwanda ruzira amacakubiri n'urwango. Mu kwirinda nk'imfura z'ikinyejana ko ayo mateka mabi, izo nzika, inzangano n'ibindi byose bibi byaranze ikinyejana gishize byasesera muri iki kinyejana cyacu. Mbega tugaca icyo kiraro tugakatinga iyo chain. Ubundi batwigisha ko mu nyigisho za Ajecl umuntu agomba kuba muzima mu mutima, muzima mu mutwe, akaba muzima mu mufuka. Muzima mu mutima no wifitemo umuntu, ko wumva ko umuntu wese ari kimwe nkawe, afite uburenganzira bwo kubaho nkawe. Rero niyo wumva ko afite uburenganzira bwo kubaho nawe, ntago wakwiye kwibikamo rwa rwango. Waba muzima mu mutwe ukabugira ibitekerezo byubaka igihugu cyacu. Hanyuma muzima mu mufuka nuko ibyo winjiza byose bigira akamaro wowe ubwawe ndetse bikagira na societe uri kubamo. Nuko twese twashyira hamwe tukumva ko dukwiye guharanira ko twabiba amahoro, tukabanirana neza, duharanira ko tutazagawa n'ibisekuru bizadukurikira. Kuko uzaza twe turi imfura, hazaza ubuheta bushobora kuzavuga buti kuki imfura zabayeho zirya. Padiri Yakaremye agaragaza ko inyigisho zikubiye mu gatabo Rwiza Amahoro ari ukwerekana inzira abakiri bato banyuramo muri iki kinyejana bubaka ubuvandimwe n'amahoro nk'isoko y'iterambere rirambye mu Rwanda. Pasco Buhura, Televiziyo Rwanda.